Kokanya lala.
bayitera baraje uyu munsi bayitera baraje. ishobora byose izi umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Habimana Aniseti ko wemeye kubana na Masengesho Esther wakubere umugore ushingiwe n'itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kutujyana mu ijuru. Niba ubyemera uzamura ikiganza ubwe ngo ndabyemera. Ndabyemera. Umuha amashyi mbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Masengesho Esther ko wemeye kubana na Habimana Aniseti ngo akubere umugabo ushingiwe n'itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kuba umwizerwa udatoshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse akatujyana mu ijuru. Ese nimba byemera ndagira ngo asangure ikiganza cy'iburyo avuge ngo ndabyemera. Ibyo mwemeye rero imbere y'imbaga ingana gutya n'imiryango, turagira ngo ufate urupapuro ruri imbere yawe ubundi mubishyire mu ndahiro, biraza kugenda neza cyane. Reka uzamure ikiganza cy'iburyo agufashe, ubundi usome ayo magambo ntacyo bitwaye. Soma iyo ndahiro iri aho, uzamuye ikiganza cy'iburyo. Njyewe Habineza Aniseti nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye ko kubana nawe Masengesho Esther ngo umbere umugore nshyingiranywe n'itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire no mu bukene, mu byago no mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo cyangwa Yesu agarutse akatujyana mu ijuru. Imana nizeye izabimfashemo. Murakoze. Esther Masengesho nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana na Habineza Aniseti ngo mbere umugabo ushingiwe n'itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukene no mu bukene, mu byago no mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa n'utefite ku nshingano zanjye, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse akatujyana mu ijuru. Imana nizeye izabifashemo. Imana nizeye izabifashemo. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Arakoze ku ndahiro nziza Habineza Aniseti arahiye ndetse na Masengesho Esther. Turagira ngo rero ibindi turabikomeza. Aniseti amaze kutwereka
cyane ongera umuhobere rwose nakara ko mu mara yawe azitwa umugore kuko akuwe mu rubavu rwawe. Imana ishimwe, murakoze cyane cyane, Imana ibahe umugisha. Tugeze rero mu mwanya mwiza wo kugira ngo bambikane impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Ngizi barazicurishije kandi barazikanishije. Iyo ubajije abantu bamwe na bamwe urabwira ati muri mariage yawe mu bintu wishimiye bya mbere, arakubwira ngo ikintu cyiza abiri. Imana iguhe umugisha rwose. Bagiye kubikora tubyumvikanyeho, barifasha iriya mikorofone, ubundi hasigaye amagambo n'indirimbo mwatekereje muzabwira itorero n'abantu bazaba bateranye n'abo muzabya bakazakomeza kubibona, yaba ari indirimbo yaba mwifashisha ayo magambo ari aho. Ahasigaye tubahaye umwanya, ngewe ndagaruka mumbwira yuko nk'uko Adamu yaririmbye mumbwire nawe. Uraba umwambika iyo mpeta mu rutoki rwabugenewe. Arabanza umusore kuko niwe wabanje kujya gushaka we Esther Masengesho, mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, kuko Imana yabimfashijemo bikaba ngombwa ko ntabyifasha, nikwambitse ngo izakubere urwibutso kuri njye kuko ntagukundiye ubusa kandi Imana ikabidufashamo. Imana ishimwe cyane. Arakoze cyane. Reka yego ari kubereka ati murebe se yari yarabuze iminsi yose imyaka amaze Esteri atambuka urutoki rwambaye ubusa, uyu munsi abonye umwami. Reka twumve Esteri nawe muri za ndirimbo nyinshi yabitse mu magambo meza avuga make kandi asobanutse. Twumve. Aramukunze, ndamukunda, nzakomeza kumukunda, inkoramutima yanjye nzamukunda mpaka kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye. Amen. Umunezero Mana, ongera umuhobere we, twese twifatanije. Abashumba mwafasha mukegera hano hafi. Iki nicyo bari barabuze ibihe byose, ni abana bahesheje Imana icyubahiro, bakaba bahesheje itorero icyubahiro n'ababyeyi bababyaye. Turagira ngo bapfukame, ubundi natwe itorero duhaguruke, sabe mushumba Jean Baptiste Bazina ubundi asenga Imana, natwe abapasiteri tubarambitseho ibiganza, namwe munezerwe mu mutima mubasengere bazagira urugo rwiza rwa Gikristo. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimye. Ngushimye ko ari wowe watangije urugo hariya mu busitani bwa Edeni, ubwo wahuzaga Adamu na Eva, umwe akaba umugabo undi akaba umugore. None uyu munsi aba bana bacu twabasabiye kugira ngo nabo urugo rwabo rwubake, kuko ijambo ryeravuga ngo aya Uwiteka atarubaka inzu abayubaka babifitiwe n'ubusa. Nububakire rero rukomere, urukundo rwabo rurusheho gukura, kugira ngo umubano wabo uzakora byose bizababere neza, uzabahe gutunga no gutunganirwa, uzabaho ubashyigikira. Urakoze Mana, uzabana nabo ukabaha ibyiza ukabagirira neza. Urakoze Mana, kubazaba abo kugira inama abandi no gufasha abandi. Urakoze kuzabagirira neza mu mubano wabo, kandi uzabaho gusazana amahoro. Urakoze kuri Imana yubaka kandi igakomeza. Nuko umugisha wawe rero ubabeho ubagirire neza kandi ubashyigikire, kuko
kuko urugo ushyigikiye rurakomera. Urakoze kuri Imana izabana nawe muri byose, ko tuzanye Imana mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Dukomere Imana amashyi, dusabe abashumba n'abarimu bari hafi bahite baba ha congratulation, kandi mubashimire abana mubashije Imana. Nta cyiza nko kubahisha Imana. Uyu munsi abashumba bagahaguruka ubundi bakabasengera mu birori by'Imana. natwe tubageneye seritifika yanditseho Uwiteka atari we wubaka inzu, abayubaka baruhira ubusa. Zaburi 127 umurongo wa mbere. Ikimenyetso rero ko mwirinze igihe cyose namwe tubageneye iyi seritifika. Ngewe Revera Jean Baptiste Nshikiraga, umushumba wa paruwase ya Muganza, akaba n'umushumba w'itorero rya Karama. Uhereye none nemeje ko Habineza Aniseti ari umugabo w'amasengesho Esther Masengesho, akaba abaye umugore wa Habineza Aniseti. Nuko rero Imana yafatanije ntagomba kugitandukanya. Mbikoze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kubw'ububasha bwahabwa n'Imana ndetse n'itorero ntabwo bigomba gukuka. Amen.
ubuhamya ndaguha nuko yakijije uyu mwana wanjye. Byari bimeze bite? Uyu mwana yagiye mu bitaro byananiranye, mbese uko umureba gutya yari yahengamye atabasha guhaguruka. Aramuvura. Arongera avura abakuru be babiri n'abarumuna be babiri, ndetse n'umudamu wanjye yaramuvuye. Kandi mbere hari aho nagiye kuvuza umugore wanjye ntanga hafi ntanga mu bihumbi bigeze muri 800. Byarangiye ntiyakira. Ubwo nanjye namutangira ubuhamya mu by'ukuri yuko yamviriye umudamu wanjye Fra Christina. Yego. Turi kumwe dufite abana 3. Abashize bamugira nabi umudamu ndamujyanayo. Kumugira nabi no kugira ute? Ubwo ni ibintu yatambutse. Bari bamuroze. Yararwaye, yari yafashwe n'ibintu mu mutwe bimeze nk'igicuri. Atungwa ako kanya ahinda umuriro. Yikubitaga hasi se? Yikubita hasi ahise isereri. Nahise nitabaza kwa muganga ari haruguru. Ngezeyo umuganga wari arambwira ati oya, ati indwara yawe banza urebe ko hari undi muntu wayishobora. Nahise nifashisha uyu musaza Gasana. Ndagenda ngiwe ampa umuti. Amaze kumpa umuti ndagenda umudamu ndawumwuhagiza. Umurwaza wari uharara umwuhagiza. Nukuvuga ngo icyo gihe nta nundi muti kwa muganga wundi bamuhaye. Nibyo. Umudamu yaratashye na n'uyu munsi ni muzima arakora imirimo ye. Jewe rero uyu musaza mu buhamya mutangira aravura. Yego. Ikindi cya kabiri hari n'indi ndwara yavuye ivura umugore wa mwisengeneza w'umugore wanjye. Nabwo indwara yo kuva yava nyine amaraso ntakame. Uyu musaza muramuhamiriza akavura? Aravura pe rwose, si ukubeshya. Yigeze kumvura indwara. Nanyaye ahantu mbona umuntu afashe aho nanyaye, mbona arabitse arigendeye. Uramureba n'amaso? Ndamureba. Ese nturi kugira ute? Ubwo ngubwo ni umukecuru. Ubwo nari nagiye no kumwengera. Wari wongeye uwo mukecuru? Nari namwengeye. Arangije akora icyo? Mwami Yesu. Noneho rero naragiye ubwo mara iminsi mu rugo nkibaza ese ubu ni ugusaza kuba ntakivugana n'umugore. Bibaho we, mbona ukwezi kurashize. Kandi mbere byari sawa? Mbona ukundi kuraje. Ibi ni ibiki? Umugore nkabona ari nko kunkenera. Reka nti ubusaza bumereye nabi. Nibwo naje mbitekerereza uyu musaza Gasana uyu. Ati reka rero gushakire umuti. Kugeza n'ubu nta n'icyo namuhaye Mana rwose, ariko ndi kumutekereza. Mbona uri umukire? Oya, ntabwo nkize, ndi umuntu nyine uri aho ngaho biciriritse. Nose gahunda yarongeye igenda neza? Yamaze kumpa rwose. Ndatangira umugore ndamubyutsa. Nukuri Imana ishimwe. Mu by'ukuri ntago ari ukuvuga ngo yenda ngo nugutaka uyu musaza ngo cyane kujya uwo muti yarawumuhaye. Ntago yigeraga aryama, ntiyigeraga asinzira, nanjye ubwanjye sinari ngisinzira. Umuti yarawumuhaye, umugabo yararyamye, ngiye kubona mbona umugabo arasinziriye. Umugabo rwose tekereza umuntu w'umugabo bikamurya amarira agashoka. Akambwira ati ibintu byose, ibikoresho byose by'ibyuma n'imipanga n'ibiki mubihungishe, kuko nimutabihungisha aka kaguru ndagatema. Ndavuga ni Mana se koko ni ibintu ko nduzi binkomereye, n'ubu ngubu Mana mbigenze ne? Kagura ibintu birimo bimurya nyine, ibintu bikamushikagura bimurya, ibintu bikamushikagura bimurya. Ariko n'ukuri umuti n'ubundi arawurangije. Ariko ikintu cyo nshimira Imana nuko pe ubari gusohoka n'uyu munsi yavuze ati umusatsi uranyishe. Aravuga ati ngiye ngiye kwiyogoshesha. Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo rero n'ukuri yatangiye kumuvura ryari? Yewe ndumva nta n'iminsi ishize pe, ni muri ibi byumweru bibiri bishize. Ni byumweru bibiri.
rwose nta nubwo ari twebwe avuye gusa hari abandi. nawe uramuzi? Ndamuzi. Watubwira icyo umuziho? Muziho ko arasenga. Yego. Ntamuziho ikindi ko avura. Kuvura no gusenga byose arabikora? Yego. Yaragufashije? Yaramfashije, nari ndwaje umwana aramfasha. Yego. Ubwo yaronkaga akaruka akananuka, akahora ahinda umuriro umubiri wose. Ndagenda ndabimubwira, barangije aramusengera, amaze kumusengera amuha umuti, ndamucyura, umwana nawe umuhaye ukwezi kumwe, yahise akira, mbona arakize, nta bindi bintu byagiye gukurikiraho. Kwa muganga se wari wamujyanyeyo? Kwa muganga nari namujyanyeyo, byari byanze. Uyu Gasana yankoreye ibintu birengeje, ankorera ibintu nanjye ubwanjye nari nihebye. Bo mu burwayi yamfashijemo sininya no kubivuga, nari narwaye amabya. Yego. Ubwo ni prostate. Nari nabaye gutya ku buryo ubwanjye nari sigaye ngenda gutya. Kwirata ni kubi. Ubona uyu muntu umugabo ameze sibyo, ntabwo nshobora kubisha. We ni wamvuye. Ese Gasana ni umupfumu? Ese Gasana koko akora iby'Imana ishaka? Ese koko akoreshwa nayo? Umenye nawe nuhagera uzabona uburyo abandi bahana. Ntabwo ndi umupfumu, Imana ibafashe. Ni Imana, ntabwo nta muntu agiye gusaba iyo miti. Ni Imana yamishuriye iyo miti gusa, ntabwo nta muntu nagiye kuyisaba. Rero hari abantu bakunze kuvuga cyane cyane, ugasanga abantu bagiye gusenga bakabihanisha, bakababwira ngo dore wakoresheje ibyatsi, wakoresheje imiti y'ibyatsi. Ese koko ntibigaragara ko ibyatsi bishobora kuba ari ibintu bitari byiza ku Mana? Ku Mana ibyatsi niyo yabiremye. Ese Luka muri Bibiliya mujya mumenya ko yari muganga? Yakoreshaga se ibya kizungu? Ntabwo ari ibimera yakoreshaga. Si imiti yahiraga akavura abantu. None se niba yarabikoreshaga, Bibiliya ikabibihamya, mubona ko ikindi hari ikintu abantu bitiranye. Niba afite imyuka mibi agakoresha iyo miti, n'ubundi iyo myuka mibi yayahuye kuri iyo miti. Ariko icyo nzi cyo abakorana na Yesu bakaba barahawe imiti mukuri, ariyo mpano yabo. Bavurisha ibyo bimera, mu bimera byabo, mu bimera byayo, ibyo umuntu ari mu gukoresha, Imana akaba ari ikora. Ejo hatazagira uwibwira ngo kuko ndi mu kwahira iyi miti, ngo nijye ushoboye. Hashoboye Yesu utuma iyo miti ugenda ukayiteranya, nk'uko no kwa muganga. Ni gute ibyatsi bishobora kwirukana imyuka mibi? Ibyatsi biterwa nuko uteye. Mu miterere yawe ni impano Imana yaguhaye. Ibyatsi ntabwo ari ibyatsi byose ukwiye kugira. Igihe wahishuriwe imiti, uba ufite iyo wahishuriwe. Igihe uri mu gusengera umuntu, iyo miti akaba ari ugomba kumuha. Si ukumuha imiti yose ubonye ngo kuko yose ngo ivura, ngo iyo miti ngo ari umuha. Hari imiti y'imyuka mibi. Iyo miti y'imyuka mibi ntabwo bayinywa, ni imiti umuntu asiga umuntu akisiga inyuma gusa atanayinyoye. Ariko se ugasenga Imana. Kwisiga ngira ngo ni iby'abapfumu gusa. Kwisiga babyita guhumanura, kuko umuntu aba yaguhumanyije. Uwo muntu baguteje ibyo bintu nukuguhumanya. Ntabyo aba yakuhaye ngumwe, ntabwo ari ngombwa no kujya kumuha imiti ngwamwe. Ibyo umuntu usenga arabikora. Ibyo arabikora, akirukana abadayimoni akoresheje ibyo bimera, kandi agakoresha gusenga mbere yo kubanza kuyimuha, akabanza agasenga. Urabihamya nk'umukristo? Ndabihamya nk'umukristo, ndabihamya. Kandi ujya ubikoresha Imana? Kuko mbikoresha abantu benshi bajya binatangira ubuhamya ko bakize ibisazi, bakize abazimu babirukansaga. Abo bantu bajya bitangira ubuhamya. Wowe gasa nurihamiriza ko nta yindi myuka mibi? Nta yindi myuka mibi yindi. Itorero riranzi, uburyo rinanzi. Burya hari ikintu abantu batinya. Iyo ukorana n'imyuka mibi, ntabwo umuntu yarembera ku itorero ngo abantu baguhamagare. Ntabwo baguhamagara ngo uze kuza kumusengera. Ikindi bashobora kuguhamagara ugiye kujya gusenga, cyangwa bakaza bakagusohorera mu itorero, ukagenda ukajya kuzana umuti ukaza ugaha umuntu. Uremewe mu itorero nta kibazo? Nta kibazo mfite rwose. Kuba turi hano
ni umugambi w'Imana, ntabwo ari umugambi wacu. Ngo n'imyaka nafite ntinanyemerera kuza kuba hano mu mujyi, kereka ari umuntu usa n'uwimutse aza kuza kuhatura. Ariko icyo nshimira Imana ni uko yakomeje kubana nanjye ikabana namwe. Imana ishimwe cyane. Yego, muri aya mezi 5 maze uri gukorera i Kigali, waduha ubuhamya bw'ibintu bifatika n'amashimwe y'abantu bagiye bakira. Ese urabona koko byari ngombwa kuza ukabonana n'abanyakigali? Ndashima Imana ko mu mugambi wayo hari ibyo Imana yashoje. Yego, ikabikora neza, atari nk'umwana w'umuntu, kuko hari benshi barimo kujya batanga ubuhamya nko kubyerekeye abadamu bari barabuze urubyaro. Ndashima Imana ko harimo abagize amahirwe yo kugira ngo basame bakaba batwite, kandi nkaba nshima Imana ko aho bagiye bagenda hose barimo kugenda bavuga bati ibyo ari byose Imana yarakoze. Yego, umaze kugira nk'umubare ungana iki muri aya mezi 5 by'ukuri abo wiyumviye imbona nkubone bakubwira ati ubu rero muzehe kuri wa muti muri bwa buryo wamfashijemo ubu bimeze gutya, muri abo bantu uvuze batwitse byuze ni nk'abantu? Abatatu bo maze kubonana nabo, abari kumbwira ni ababiri ariko sinabona nawe mbona nkubone, ariko abatatu bo mfite ubuhamya. Baragarutse ndetse bashaka kuba batanga ubuhamya ndababuza. Kuko hari imigambi y'abantu badashima Yesu, biyemera bakaba biyemera mu byo bakora, bakaba bafiteho umugambi mubi. Nibyo. Ariko muri iyo migambi mibi Imana irahari. Nkabagiye narababwiye yuko bareka bakazatanga ubuhamya bamaze gukikira abana. Nkabona mbona ari umugambi mwiza, kuko kwirata gutyo byatuma noneho bahagurukira cyane, kuko abo batatu mfite ibihamya by'uko bagiye babyirwa, bakaba bashaka kuzashima Imana bari mu muryango. Barabipima indwara turazibura. Birangira nyine ubwo ngene namaze no kwiyakira mu bintu by'ubupfakazi, numva ko ubwo gahunda ari yo gupfa ko abantu bararaga bicaye bamufashe, rimwe na rimwe ukabona ko byarangiye. Ariko kuko Imana yacu izi kurengera abantu, nibwo baturangiraga umusaza witwa Gasano uyu nguyu, amuhaye umuti yasomye ubwa mbere, kuko undi we rwose byari birenze kwe uko ubushobozi bwacu bwari bwararangiye. Twaramushyize mu maboko y'Imana, turavuga ati azigirira iruhuko ridashira. Kristo rero abana natwe aturangira umusaza, aramuvura, tubona arakiza, abaye muzima. Umukobwa wanjye yararwaye bamuhagitse biriya bintu by'ikinyarwanda, arabimuvura. Bamuroze abyaye amashereka arabura, ngiwe amuha umuti, umwana abona amashereka. Nibyo. Ubundi bikurikiyeho umudamu wanjye bamuroze yatambutse ibintu, amuha imiti arabikira. Naye narwaye impyiko, amuha imiti ndakira. Ubu impyiko zarakize? Yampaye imiti, kandi ibinini bampaga kwa muganga byatumaga igifu girushaho kubirinduka, ariko nagiyeyo ampa imiti y'impyiko, ubu nta mpyiko nyumva. Uko kibazo cy'abadamu yego bakunze kurwara icyitwa intambamyi ikorite, ariyo fumbi. Yego, yakafata uruhande rumwe, yafata yahanyura itako, yafata mu kiziba cy'inda, yafata uruhande rumwe, yajyana yashaka gufata ukuboko, igifata ikora ikajyana paralize, ikafata igihande cyose ikagifata. Yamara kugifata ikagenda igafata no mu mutwe, uruhande rumwe rubyara imbaruka babuka rugashaka kuba umukara, hagatangira kokerwa. Yego, yashaka kujya kwihagarika akihagarika, kumva n'ubwariki. Icyo kimenyetso ntikijya kibura kuri iyo ntambamyi ariyo fumbi. Mu mutwe agacanira akagira ngo ni ibintu biri kujaganyuramo. Yego, mu matwi akajwigira. Icyo gihe amenya ko ariyo yamufashe. Iyo ni ntambamyi. Niyo ntambamyi imubuza no mu bikorwa by'abashakanye. Icyo gihe bikaba byamuviraho no kwangana, bikavuga ko harimo ari kwanga undi. Iyo niyo ntambamyi bikora.
iyo ntambamye ku mugore no ku bagabo kandi nawe iramufata biramufata nawe yashaka kwihagarika akumva n'ubwarike nawe ikamufata nawe agafata icyo gice nawe ni umubiri uretse ko badahwanyije ibitsina ariko nawe iramufata ni inzoka se nyanzoka iba mu mubiri ni intamba ni ikintu cyiza kikamukaranga akumva ko ari mu mubiri we byahindutse kandi akagira gute akumva ari kokerwa akokerwa mu mubiri kandi akumva ko ari mu kubabuka uruhande rumwe akagira nuvuga ngo iyo ariyo umuti wayo ntuhusha umuti wawo ndabutanga 6 niwe mfura yawe ntabwo ari we mfura nabuze urubyaro nari nararubonye nyuma yaho birahagarara bihagarara gutyo rero mbaho gutyo ariko mbanza gukubitana n'umusaza aramvura mwese muri abo muzehe yavuye amahinga none uyu musaza n'umudogiteri aba ni bakeya aba bose nabo yavuye ntabwo bari baza nuhagarara aho ngaho urabona hari n'abagiye hanze mu mahanga ngewe nguha ubuhamya bwabo nibyo rero muganga Gasana twifuza ko wasobanurira abantu ukababwira ibijyanye n'iki kibazo cy'uko benshi bibona bamaze imyaka 10 bamaze imyaka ingahe batarabyara kandi bajya kwa muganga bakababwira ngo turabona mumeze neza ibipimo biragaragaza ko we wa mugabo uri muzima nawe wa mugore uri muzima ariko bakagenda bakabana batabyara ese dushingiye ku buhamya ufite ibihamya ufite by'abantu benshi muri iki gihugu bamaze kugenda babona urubyaro kubw'uko wagiye ubafasha aba bantu baba barwaye bate baba bameze bate iyo ndwara ni iyihe iyo ndwara akenshi nyinshi muri izo ndwara zombi uko ari ebyiri indwara y'intambamyi ariyo fumbi yitambika mu nda iyo ngiyo yitambitse iritambika rwose ikamanuka ikagenda ikitambika n'ahandi ibimenyetso ni ibihe ibimenyetso ni uko afatwa munsi y'umukondo iyo afashwe munsi y'umukondo ayumva ari ikintu kitambitse uwo ni umugore ku mugore n'umugabo rero nawe kiritambika bagatangira kuvuga ngo ni inzoka iyo kimaze kwitambika rero no kugira ngo umugabo azabyarane n'umugore nawe ntibyoroshye biba bisaba kugira ngo nawe nk'umuti tutandukanye nkunze gutanga icyo kiganiro mbabwira ko dutandukanye kuko uri umugabo n'undi ari umugore ariko indwara zifata kimwe nuko bashobora kukuroga bakakuzinga uko bazinga umukobwa kutabyara uko bazinga umugore niko bazinga n'umugabo ni ukuvuga ngo iyo ndwara ifata mu gice cy'inda ikamanura hepfo yishoye hepfo ibigiye kwakinga ni nayo mpamvu kwa muganga bo baragenda bagapima ubuzima bw'umuntu babupima bagasanga ubwo buzima bwe umuntu ni muzima ariko icyo kiba kitambitse ntabwo kiba cyahavuye ntibanakibona ni nayo mpamvu no mu kinyarwanda hose barabizi ko ifumbi ntikunze kuboneka kwa muganga niyo mpamvu rero Imana ingiriye neza uwo muti ndawutanga kungirira neza bagatwara amada bakabyara yego ibyo rero ndi umugabo kubihamya kuko hari benshi nabo bazajya bitangira ubuhamya mukababona atari jye uri kwirata ibyo bigwi kuko aba yagiriye neza barahari hari umuntu igihe atari yatanga ubuhamya yakoma ko ari mugenzi we nawe wabuze ibyara akaba yamuha inomero nawe akabaza kwivuza igihe azatanga ubuhamya n'undi nawe akababohoka Imana ibafashe aha izindi ndwara ufasha mw'abantu uretse iyo ngiyo yo kuba bashobora kurura urubyaro babitewe n'iyo ndwara ya kuba bashobora kurogwa cyangwa se bakarwara iyo ndwara y'intambamyi izindi ndwara ufasha mw'abantu izindi ndwara mvura ni abantu bakunze kurwara imitwe ya mitwe idakira bakabyanarimba bakabyita ko abenshi bagiye gusara ibyo ngibyo nabyo ntango umuti wabyo ushobora kuba urwaye umutwe baraguteje imyuka mibi abarozi babaho bakaguteza imyuka mibi baguteza imyuka mibi habaho gusenga ijuru rigakingura haba gusenga kuko nta kintu nakora ndasenze n'ikintu gitoya ibyo ngibyo rero mubifashwamo na Yesu ariko icyo gihe nabwo umuntu aguha umuti yaguha umuti ukanywa wanywa icyo gihe ukoroherwa abo bantu bo bashatse rwose abenshi bamaze gukira batanga ubuhamya ikindi hari abantu hari ikintu kizamuka
kigafata mu nda kikazamuka kigafata urubavu kikimuka kikava hafi kujya kugota umutima. Icyo kintu nacyo cy'igikindo umuti wacyo ndawutanga, abenshi baba barakize barabizi, bazashaka ukuntu bo batanga ubuhamya, ibyo ngibyo nta kibazo. Ikindi hari amavi, kurwara amavi, ayo mavi akabarya biturutse mu birenge, ari ibintu ajya kumva akagira ngo rikanagira mu misumari, ibyo nabyo ndabivura. Abantu babikize muri Kigali bamaze kuba benshi, bashaka ukuntu nabo bazatanga ubuhamya babohore bagenzi babo. Ibyo rero ibyinshi bari ibitegano, haba nko gusenga no kubaho uwo muti. Hari n'abakira batanawunyoye, ari ukuwukandagiramo gusa bakawushyira mu mazi ubundi bagasenga Imana. Imana ibafashe. Icyo nzi cyo nuko kandi hari abandi bafatwa intoki zigakonja zikazamwo ibinya, intoki zizamwo ibinya, ako kaboko kakazamuka ukagira ngo byazamutse bigafata bikagenda bikagera mu rutugu, byarima bigashaka gufata umutwe uruhande rumwe, bigashaka gufata igihande kimwe cyose ukagira ngo ni paralysis. Ibyo nabyo ndabivura, nabyo waza ugafata umuti. Kandi muri Kigali nzi benshi bari byarafashe, bashaka ukuntu baza bagatanga ubuhamya bakivugira, bakavuga uburyo bari barafashwe n'uburyo bakize. Ese niba wumva udashaka no kugira ngo uvuge uko byari byaragenze, wabwira mugenzi wawe wakumva arwaye gutyo ukamubwira uti shaka uburyo ujya kwivuza nanjye niko byari bimeze. Kuko iyo umubwiye arwaye ntabwo bivuga ko ubwiye utashaka kubwira. Ibyo rero abantu bagera kwa muganga ubwo burwayi burimo bukugira bakabushaka bakabuheba, bakabubwira bati nta kintu turuzi, nta kindi bagukorera kuko baba bamaze kugusuzuma. Ni nayo mpamvu nanjye nubwo bamaze kukuvura ukaba umaze no gukira, kuko wigeze ubanza ukajya no kwa muganga ubona biri mu kugira bakubwira ngo nizarabage impande n'ibiki. Nanjye ngusaba yuko wazajya kwa muganga kugira ngo urebe koko niba warakize koko. Aha, ibindi ni ibijyanye n'iki? Ibindi ni ukuvuga ngo hari ku bagabo bene data mwatinyutse, hari ikintu ndi mukuburira guhera ku badamu. Umugabo iyo muryamanye uyoberwa ko ari muzima. Hari ukuntu bishoboka ko ushobora kuryamana n'umugabo ukayoberwa ko ari muzima. Hari ikintu ukwiriye gukora kugeza amagingo aya. Hari n'abagabo numvise ko iyo bamaze kuba bamaze kugenda batyo batagitaha mu ngo zabo. Gutaha mu ngo zanyu ntabwo ari ukuvuga ngo wireye ku musozi mwabagabo, gutaha imuhira murabizi. Mwamuzi ko dufite abana, ibyo byo gutaha mu rugo ntabwo baba bari babimenye. Icyo nzi cyo nuko aho kugira ngo urare wambaye imyenda, mugahina amavu umugore yatangira kugukozaho amaboko ukayahinduka yakubita ukayajugunya. Waruzi ko amaboko y'umugore ari umuti wa mbere ayagukojejeho byonyine icyo gihe cyo gushaka kuryamana n'umugore, urumva batagukanguye. Iyo ubona umugore byanze bikunze akunze kugukozaho amaboko, wakagombye kumenya ikintu ari mu gushaka. Kubera ko abagabo benshi barananiwe, abagore benshi nabo barananiwe, ni rusange izo ndwara ndi kujya mpura nazo. Ariko icyo nzi cyo kubera ko muza abenshi bamaze gukira, ni mubohore bagenzi banyu, ni mubabohore kuko mumaze gukira, muri kujyana umuti mugakira. Mumenye ko izo ndwara tuzivura, mubohore abantu, mubabohorere kuri iki kiganiro. Uzajya akibona akabona ko afite ubwo burwayi bwo kutaryamana n'umugore, cyangwa umugore nawe akaba atakigira ubushake bwo kuryamana n'umugabo, muze tubavure. Kuko hari benshi gutanga ubwo buhamya ni ibintu biruhije, ni ibintu umuntu tuzajya tujyaho inama ugashaka uburyo icyo kiganiro wagitanga utagiye kwiyanika ku musozi. Imana ibafashe. Turimo dusoza, wamara impungenge abantu benshi bakunze kuvuga ngo umuntu uvura ibintu biba byakozwe n'abarozi, umuntu uvura ibintu bijyanye n'imyuka mibi ndetse n'abavuzi b'iki gihe, ngo uwo muntu nawe ngo aba ari umupfumu, ngo abakorana na Satani. Ese
ni gute wahamiriza abantu ukavuga ati nge muganga Gasana ntabwo nkorana n'imyuka mibi nubwo mbasha kuvura abafite ibyo bibazo bijyanye n'imyuka mibi, ese ubwo bushobozi koko bukura hehe? Ese ubushobozi bwose bwo kuvura imyuka mibi bugomba kuva ku myuka mibi? Hari ibintu abantu bagomba kumenya. Bagomba kumenya ko abantu bose utagomba kubavura, ariko ufite iyo mpano yo gusenga. Icyo dukoresha twebwe no gusenga. Ikindi kandi nkunze kubwira abantu ngo nushaka kujya kwivuza kwa Gasana, injira nawe mu gusenga. Ni winjira mu gusenga, Imana iguha amakuru. Hari n'ukuntu abantu bagenda bagafata amakuru bakayafata nabi, ukayafata ku muntu ufite imyuka mibi, wakaguhanurira, yaguhanurira ukagenda ugahubuka, uti kabaye, wahagera ugasanga ibyo wagize birahabanye. Banza ufata amakuru n'ibinarimba kandi aho hantu, kubera ko yenda wafashe amakuru ukagenda ukahagera, wabanje ukareba neza umuntu ukuntu agiye kukuvura. Uwo muntu ukuntu agiye kukuvura, ibyo agiye kukuvuza wabibonye. Umuntu arivugira ko kugeza amagingo adukunze kubivuga, umuntu aravuga ngo isake ni gusuzuma, kaza n'inkoni ngo ni gusuzuma. Ibyo bintu muzabirebe neza. Ese abo bantu koko nibwo n'abanyamasengesho, erega banyuzamo nabo bakanasenga, erega banazi na Bibiliya mu rwego rwo hejuru. Ekada bazi Bibiliya mu rwego rwo hejuru. Utangira no kumubwira, atangira kumubwira bakakuzanira imirongo y'ibihamya. Ariko wazajya kujya kureba ugasanga ibyo akora bihabanye n'ibyo yakubwiye. Ikindi kandi hari abantu bari mu madini hirya hino, hari abantu bajya bambaza ngo ese nguvura abantu mu madini yose? Abarwayi ntabwo baba hose. Yuvura ntabwo ujya kurobonera abarwayi. Mumenye ko Imana ijambo ryayo rivuga yuko ngo hari abana b'Imana hari n'abana ba Satani. Ibyo rero abana b'Imana n'ubundi Imana izakomeza ibane nayo. Icyo tuzi cyo kandi nuko Imana irabohora, n'abari kwa Satani irahabakura, bakaza bagasigara bashima Imana, bavuga iby'Imana yabakoreye. Ibyo rero ni ukuvuga ngo muze mugira muteramo mufite ubwenge mushishoza, kugira ngo mumenye Gasana koko, ese Gasana ni umupfumu? Ese Gasana koko akora iby'Imana ishaka? Ese koko akoreshwa nayo? Umenye nawe nuhagera uzabona uburyo habanda buhari. Ntabajya bakubwira ngo hari uwanyibye, wambwira uwabinyibye? Yo, ibyo bintu rwose njya babwira ngo, nkababwira ntabwo ndi umupfumu, kuko hari ibintu abantu bagenda ngo bagiye gushikisha, ngo bagiye ngo kugira ngo babarogeshe. Ibyo jewe ntabwo mbikora. Ntuzajye wirirwa umpamagara ibyo kujya kuvuga icyo nzi cyo, ahubwo gusenga ijuru byarimba rikazamutanga bakamufata ku mugaragaro ya minsi 40 y'umujura bavuga agafatwa. Ariko ibyo kumbwira ngo jewe ngo umujura yanyibye, ngo none ntabwo ndi umupfumu. Imana ibafashe. Gasana rero bisobanuke neza, icyo wahawe ni isengesho, icyo wahawe ni umuti, kandi ugakora ku bintu byose, cyane cyane kuri izi ndwara z'amayobera zirimo n'iz'amarozi. Ni Imana yabiguhaye. Ni Imana, ntabwo nta muntu agiye gusaba iyo miti. Ni Imana yamishuriye iyo miti gusa, ntabwo nta muntu nagiye kuyisaba. Ni nayo mpamvu yiri kure, nkabona nta butabazi twashoka bo kugeraho. Ndakubwira ntese igiti kiniki urakizi? Abatoye bakavuga ati ntabwo tukizi. Nkababwira ngo shaka umuntu mukuru aho ngaho, ugende urebe ko akizi, niba akizi kibe kigufasha. Igihe uzaramukubonye ko hari ubufasha wabonye, uzaza unsange hanyuma ngo umuti. Ibyo rero njyewe kukubwira nta kibazo mfite, kuko impano yanjye siyo yawe. Ufite impano yawe, nanjye mfite iyanjye. Rero hari abantu bakunze kuvuga cyane cyane, ugasanga abantu bagiye gusenga bakabihanisha, bakababwira ngo dore wakoresheje ibyatsi, wakoresheje imiti y'ibyatsi. Ese koko ntibigaragara ko ibyatsi bishobora kuba ari ibintu bitari byiza ku Mana? Ku Mana ibyatsi niyo yabiremye. Ese Luka muri Bibiliya mujya mumenya ko yari muganga? Yakoreshaga se ibya kizungu? Ntabwo ari ibimera yakoreshaga. Si imiti yahiraga akavura abantu. None se niba yarabikoreshaga, Bibiliya ikabibihamya,
mubona ko ikindi hari ikintu abantu bitiranye. Niba afite imyuka mibi agakoresha iyo miti, n'ubundi iyo myuka mibi yayahuye kuri iyo miti. Ariko icyo nzi cyo abakorana na Yesu bakaba barahawe imiti mu kuri, ariyo mpano yabo. Bavurisha ibyo bimera, mu bimera byabo, mu bimera byayo, ibyo umuntu ari mu gukoresha, Imana akaba ari ikora. Ejo hatazagira uwibwira ngo kuko ndi mu kwahiriye imiti ngo nijye ushoboye. Hashoboye Yesu utuma iyo miti ugenda ukayiteranya. Nk'uko no kwa muganga, nk'ubu ngubu hari ikibazo twebwe tujya tugira, turavuga tuti cyaduha nk'akamashini. Iyo mashini natwe iyo miti tukajya tuyisya tukayikamura. Twamara kuyikamura dukeneye n'ubufasha mu byerekeye abantu tuvura. Icyo gihe tubonye ubwo bufasha biraturuhura natwe kuko biraturushya. Iyo tujya kuzana imiti tukayisekura tukayiyungurura, ibyo byose twebwe biraturushya. Rero bisobanuke ko ibyatsi birimwo ubushobozi Imana ikoresha. Ni gute ibyatsi bishobora kwirukana imyuka mibi? Ibyatsi biterwa nuko uteye. Mu miterere yawe ni impano Imana yaguhaye. Ibyatsi ntabwo ari ibyatsi byose ukwiye kugira. Igihe wahishiriwe imiti, uba ufite iyo wahishuriwe. Igihe uri mu gusengera umuntu, iyo miti akaba ari ugomba kumuha. Si ukumuha imiti yose ubonye ngo kuko yose ngo ivura, ngo iyo miti ngo akaba ari umuha. Hari imiti y'imyuka mibi. Iyo miti y'imyuka mibi ntabwo bayinywa. Ni imiti umuntu asiga umuntu akisiga inyuma gusa atanayinyoye. Ariko se ugasenga Imana. Kwisiga ngira ngo ni iby'abapfumu gusa. Kwisiga babyita guhumanura, kuko umuntu aba yaguhumanyije. Uwo muntu baguteje ibyo bintu ni ukuguhumanya. Ntabyo aba yakuhaye ngo unywe, ntabwo ari ngombwa no kujya kumuha imiti ngo anywe. Ibyo umuntu usenga arabikora. Ibyo arabikora, akirukana abadayimoni akoresheje ibyo bimera, kandi agakoresha gusenga mbere yo kubanza kuyimuha, akabanza agasenga. Urabihamya nk'umukristo? Ndabihamya nk'umukirisitu, ndabihamya. Kandi ubikoresha Imana? Kuko mbikoresha abantu benshi bajya binatangira ubuhamya ko bakize ibisazi, bakize abazimu babirukansaga. Abo bantu bajya bitangira ubuhamya. Wowe gasa n'urihamiriza ko nta yindi myuka mibi? Nta yindi myuka mibi yindi. Kandi uri umugabo wo guhamya ko nanjye ibyo mbona ko rwose ndi umugabo wo kubihamya, n'abandi bazabihamye. Uwumva ko yakize iyo myuka mibi ajya bivugisha ukuri kugira ngo bohore n'abandi. Nta yindi mbaraga yindi iriho igeretseho ntayo. Nayo ukorana nayo. Uri umugabo wo guhamya, itorero ryawe rirakuzi? Riranzi. Itorero riranzi, uburyo rinanzi. Burya hari ikintu abantu batinya. Iyo ukorana n'imyuka mibi, ntabwo umuntu yarembera ku itorero ngo abantu baguhamagare. Ntabwo baguhamagara ngo uze kuza kumusengera. Ikindi bashobora kuguhamagara ugiye kujya gusenga, cyangwa bakaza bakagusohorera mu itorero, ukagenda ukajya kuzana umuti ukaza ugaha umuntu. Ntabwo rero waba ukorana n'imyuka mibi ngo uzane umuti ku itorero. Ibyo ntibikunda, ibyo ntibyashoboka. Ikindi ushobora kujya ahari hambere, ibi byose bitari byatera ibi byago mubona tugenda duhura nabyo. Ntabwo umuntu yakubwira ati uje gusengera ibunaka ngo unanirwa kugenda utwaye umuti. Igihe utamubonye umuti wawe ngo ujye kuhisha mu gihuru, umuti wihisha mu gihuru n'ubu uranduye, wakagombye kujya ku rusengero. Hanyuma umuntu ukanamuhamagara akagusengera, ntibigukerereze. Urahisha umuti, impamvu uhisha nuko wanduye. Uremewe mu itorero nta kibazo? Nta kibazo mfite rwose. Nta kibazo mfite, nta kibazo mfitanye n'itorero, nta kibazo mfitanye n'abaturage, nta kibazo mfitanye n'imiryango. N'Imana nta rubanza mfitanye nayo ko mvura. Turagushimiye muganga. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Ku kiganiro gitambutse ndetse n'uwakoze iki kiganiro, Imana imuhe umugisha. Tugiye gusenga Imana, tubohoze ibyacu, tubohoze n'abacu. Yego. Mwami Yesu uri Imana. Itabura uko ubigenza, ihindura ibyacu. Iwawe hari foromaso, ibinini bitarura, urushinge rutaryana. Ikiganza cyawe ntaho cyagiye, rero urakiza. Erega tutari twabura urusoro z'ababyeyi, wari udufite mu mugambi wawe. Icyo tuzi cy'uwo munsi turaramye. Tugejeje rero aya masaha, komeza uzenguruke hirya hino, haba mu bitaro, haba igitare gikomeye abari hirya no hino ku isi hose.
ugende ubabere byose, reka bibe uko ushaka bye kuko nshaka, byose mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen.